Muraho neza nshuti bakunze mudukunda kandi mudakurikiye umunsi ku munsi, ndagushimiye cyane wowe wakoze subscribe ndetse wowe utarayikora, nkwibutsa kuyikora kugira ngo wiyandikishe mu muryango wacu mugari, mu muryango w'urukundo, mu muryango wo kugirana inama mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ikintu rero tubafasha guhindura cyangwa se kongera ibyo wari ufite. Ntabwo tugiye kukubwira ngo jugunya ngo biriya oya, tugiye kugufasha kongera ibyo wari ufite. Ibyo wari ufite rero rebiye hari ibintu ibyo ari byo byose waba ufite ariko bikaba bidafite ubumenyi bwuzuye, cyangwa se niba wowe ufite ubumenyi bwuzuye uzaduhamagare cyangwa utwandikire uze nawe ugire icyo ugeza ku banyarwanda muri rusange n'abandi bari hirya no hino badukurikira umunsi ku munsi. So rero ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere umunsi tugiye kwiga uburyo umugabo ashobora kuba yatuma umugore we agira amavangingo cyangwa se akaba yatuma umugore atagira amavangingo. Ibyo bintu mu kiganiro cy'ubushize nigeze kubivugaho, ndavuga ati byanga byakunda nzashaka uburyo ki mbigarura, ariko uyu munsi nibwo bidukundiye kugira ngo uyu munsi tubiganireho. Ese mugabo, wari uzi ko ushobora gutuma umugore wawe agira amavangingo cyangwa ntayagire? Ibi rero nibyo ugiye gutuma ukurikirana ino video yacu kugira ngo uyirangize ibintu bigende neza. So ni ukuvuga ngo rero iyo umugabo n'umugore bagiye gukora imibonano mpuzabitsina, ikintu cya mbere murabizi, barabanza bagategurana first. Urabanza ugategura umugabo wawe ndetse ugategura umugore wawe. Hariho abagore bajya bansetsa, nyewe ntabwo nategura umugabo gute? Why not? Ko umugore n'umugabo bafashanya, nawe mugomba gufashanya kugira ngo ibintu bigende neza. So rero ni ukuvuga ngo iyo mudafatanije, umugabo agakora ibyiwe n'umugore agakora ibyiwe, urumva umugabo akaza akagutegura, umugore we wibereye mu byawe, urumva nta bintu ushobora kugira gute kugira muri mudu nziza imeze kimwe. Ariko iyo mwese mufatanyije barisa bintu n'abafasha cyane kuba buri muntu wese yakishima. Rero ni ukuvuga ngo umugore n'umugabo iyo ugiye gukora imibonano mpuzabitsina n'umugore wawe, ikintu cya mbere kizatuma umufasha kugira ngo abashe kuzana amavangingo, kumuremamo icyizere. Guys, kumuremamo icyizere. Hari abagabo bajya babifata akavuga ngo n'ubundi ngo yararangiye, n'ubundi ngo ntakigenda cye, n'ubundi ngo ntacyo afite, n'ubundi ngo niyo nanyaza nkazageza ejo ngo ntakintu nakuramo. Nshuti zanjye, ndabinginze ntimugafate abantu banyu gutyo, sibyo? Kuko buriya uriya muntu wubwirira biriya bintu ni ibintu bimukomeretsa mu mutima no mu mutwe, ndetse bikamusigira ikintu bita igikomere. Hari video nigeze kwigisha isobanura igikomere, musubire hasi murebe video, sibyo? Igikomere ni ikintu umuntu abana nacyo. Hari ubwo ushobora kumbwira ijambo ndi umwana ukajya umbwira ngo wagicucu, ushobora uri igicucu, nakora ikintu uri igicucu. Ako kantu nkagakurana, ako kantu kambera igikomere hamwe handi kuzigirira icyizere bimvuna. Simbe nabasha kujya mu bantu mvuge ngo ndi umuntu, nagira abantu bavuga ati sundi ibyo bari gukora ndabishobora, ko ndi igicucu. Umutima wanjye director atagira gute ibintu bigahita binzamo. Wenda byaranarangiye kera mutakibimbwira, musige mumbwira ko ndi umuhanga, koko nanjye narabaye n'umuhanga, ariko ko yacya gikomere mba kiba mu mutima wanjye, nkahora ngira gute, nkahora ngitekerezaho. So rero n'umugore wawe ukwiye kumuremamo icyizere, ntugatume agira igikomere mu mutima kubera wowe. Icyo ni icya mbere. Iyo umuhaye icyizere bamubwira ati sheri wanjye, uyu munsi twabikoze ariko ntabwo byakunze, ntabwo amavangingo yizaza, ariko utahazaza, sibyo? Biragufasha cyane, bituma ugenda ukora cyane kugira ngo nawe ureke amavangingo wayaza. Niyo muri gukora imibonano mpuzabitsina baramubwira ati sheri wanjye, yoroshye, relaxa, nta kibazo, yirekure mu mutwe, umva ko ntacyo bitwaye, nta kibazo sheri, nawe uri kunyara ko oya, ntabwo unyara kure, ntabwo ari byo, humura amatara nasaza nzazana irindi. Ukamubwira amagambo nk'ayo ngayo amuhumuriza, sibyo? Bituma umugore yumva hari akantu, umugabo n'intanyara arabifata ate n'ukuntu ari kubishaka, nawe ugatangira kumva hari ikintu kiri kumuhatiriza mu mutima wiwe.
kimubwira ati reka nyare, hari nubwo azatangira akajya yikanira, akajya yikanira nk'umuntu, akajya yikanira, ukajya ubona nyine yabangamiwe, ukazakubita warimo ukabona ziratumutse, iyo tunamuha bravo mubwira ati kabisa umugore wanjye, kuraje kabisa, ibintu bizagenda neza. Noneho nurangiza ubikora uko ushoboye kose, nturekeraho kumunyaza. Guys, nunyaza umugore, abagore turi abanebwe, kandi ikintu tubitse muri icyo kintu dukomeza tugafata, ni ukuvuga ngo nunyaza umugore wawe, wabona n'amavangingo afite, ugahita uvuga ati byanga byakunda ubwo n'amavangingo afite, reka mwihorere, ntabwo aba ari sawa, ntabwo aba ari byiza. Ni gute isoko yo yazibye urayizibura, urwana nayo kugira ngo uzayizibure, imbaraga zose byagutwara urayizibura. Bivuze ngo n'umugore wawe ntabwo uba ukwiriye kumurekura, sibyo? Uba ukwiriye gukomeza ukagira gute, ukamuvugisha, ugakomeza ugashyiraho utuzi, ukanyaza, ugashyira mu ducanwa, ukanyaza, ugakomeza ukabyiringitaho paka umubwira ya magambo navuze haruguru kugira ngo bimufashe. Ibyo iyo bimukoreye umugore wawe biramufasha cyane, kandi bikaba byanatuma yumva yuko afite icyizere cy'uko ibyo yakora biba ntacyo bitwaye, kuko abantu benshi hari igihe bananirwa kunyara mu buriri kubera ibya bikomere twavuze hashize. Hari nubwo usanga umwana w'umukobwa anyara, ariko Imana yaramuhaye ubwo bushobozi, ariko ugarangiza ugahita uvuga uti byanga byakunda, ubwo bimeze gutya jyewe ntabwo nzanyara. Urumva yanyaraga mu buriri ugasanga aramubyutsa mu gitondo ku cyonyaye mu buriri, bakamukubita buriya narababwiye, ndabasobanurira inshuro nyinshi ko umwana w'umukobwa atajya akubitwa iyo yanyaye mu buriri. Ibyo bintu rero bikamubera igikomere gikomeye cyane, akabikurana, yamara kubikurana ugasanga muri cya gihe cy'imibonano mpuzabitsina n'umugabo we yajya kunyara, n'amavangingo afite amubangamira, ariko yajya kunyara ugasanga ahise atekereza yuko ari cya gihe cyo mu bwana bwe, ako kanya ubwonko bwe buraturuna bugahita bujyana hahandi, bukenturuva byagezeyo. Bivuze ngo rero ntabwo ushobora kubyiyumvisha wowe utabita kuriho, ariko niko bigenda. So rero ni ukuvuga ngo ababyeyi badukurikiye, hano harimo amasomo abiri, harimo amasomo y'uburyo ugomba kunyazamo umugore wawe ndetse ntunatume aba umunebwe, harimo n'isomo ryo kureka gukubita abana banyu kuko banyaye mu buriri, kubera ko tubonye yuko byangiriza ndetse binatuma umwana ubwe ashobora kuba yakurana icyo gikomere mu mutima wiwe, kikaba cyatuma urugo rwiwe azarusenya. Rero buriya habwirwa benshi bakumva bene yo, nzi neza nashidikanya yuko video nk'ingiyi igera ku mitima ya benshi kandi ikabafasha, ndetse bakagira amasomo menshi bakuramo. Imana ikomeze umugisha. Bye.